Buri munsi amamiliyoni menshi y'abantu arabyuka arwana urugamba utapfa kubonesha amaso yawe, urugamba rutari urw'amaraso, rutari urw'ibisebe gukomereka, ahubwo ugasanga urwo rugamba rurimo indani muri bo. Abafite akazi bakajya mu kazi, abiga bakajya ku mashuri, bagasekana n'inshuti zabo, gusa indani muri bo mu bwonko bwabo hari ibindi bintu birimo bisa nk'aho batatanye ubwabo mu mutwe wabo. Mbega nyine icyo twakita nk'ubumuga bwo mu mutwe, gusa nyine ntabwo bupfa kugaragara, nyine burishishe cyane. Muri kiganiro cy'uyu munsi tuza kuganira ku ntambara ituje ijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, cyane cyane muri iyi minsi ya none, muri kino kinyejana turimo cya 21, aho usanga benshi mu batuye isi, amamiliyoni menshi cyane agiye ahurira n'iki kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Ubuzima bwo mu mutwe burenze kuba nyine ari ibyishimo, ahubwo bugendana n'uburyo dutekereza, uburyo twiyumva, uburyo dufatamo stress zacu, ndetse n'uburyo nyine tubana n'abandi bantu, cyangwa se n'uburyo tubigereranyaho. Gusa ngo iyo ubuzima bwo mu mutwe butunganye, n'ibindi bintu byose uba uri gukora biragenda bigatungana, ariko nanone iyo hagize ikintu kibuvangamo, buri munsi ukubera umunsi umeze nk'aho udashoboka kuri wowe, bikakubera umunsi mubi cyane, kuko nyine bwagizemo ikibazo, bwatangiye kuzambagurika. Iki kibazo rero kijyana na kondisiyo zimwe na zimwe, harimo nka depression, uburakari, kugira trauma yavuye kuri stress, n'icyo bita schizophrenia. Gusa kuba ibingibi umuntu abifite ntabwo bivuze yuko nyine ari umunyantege nke, nta kintu yishoboreye. Dushingiye ku bintu ubushakashatsi bwagaragaje, umwe mu bantu 4 bari kumwe, wenda nimba muri abantu 4 muri ahantu hamwe, menya ko umwe muri mwebwe afite icyo kibazo kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ubwo bivuze ko nyine umuntu uzi, cyangwa se umuntu ukunda, cyangwa se nawe ushobora kuba uri kurwana uru rugamba none ahangaha rw'ubuzima bwo mu mutwe. Reka ture noneho ni gute iki kibazo cy'iyi ndwara twakita nk'ubumuga bwo mu mutwe, cyangwa se mental illness, nyine ni gute yangiza ikiremwa muntu. Buriya ngo byangiza buri gice cy'ubuzima bwose bw'umuntu ufite icyo kibazo, kuko nk'urugero depression ishobora kukwiba imbaraga zawe zose, ikakwiba motivation yawe, ndetse n'icyizere wigiriraga. Nko kugira trauma bishobora kugira ibintu kwibutsa bikajya bikubabaza, bigatuma utareka ahahise hawe ngo hagende. Byose nyine biri mu bibazo byagutera, usanga byafekta umubano, bikafekta kwiga kawe, nimba wiga, nimba ufite n'akazi nabyo bikakafekta, ndetse n'ubuzima bwawe bwo mu mubiri busanzwe nabwo bugahungabana, bukabigiraho ikibazo. Nanone bishobora gutuma umuntu agana mu kato, yiha kato, akabatwa n'ibiyobyabwenge, inzoga, amatabi n'ibiki byose ku rugero ruri hejuru, agiraho aba addicted, ndetse akajya agerageza no kwibabaza cyane, bikaba byatuma agira n'igihe yumva yakiyahura, akumva yakiyambura ubuzima. Gusa igice kibabaje ntabwo ari ukubera kuba ari ubwo burwayi, ahubwo ni ukumva uri wenyine, cyangwa se kumva wibuze. Cyo nicyo kibazo gikomeye cyane. Ushobora nanone kwibaza, ese kubera iki iki kibazo kiri gukomeza cyiyongera cyane ku rugero ruri hejuru, aho twasanze bakubwira ati umwe mu bantu 4 abagifite. Barakubwira ngo muri isi tugezemo muri kino gihe, abantu benshi bafite ibibazo mu buzima bwabo bwo mu mutwe, kandi biri kugenda byiyongera kurusha uko byari bimeze mbere, cyane ku kigero cyo hejuru cyane. Bakongera kubwira ati social media zaremye kwigereranya, cyangwa se kwiringaniza, abantu bagatangira kugereranya ubuzima bwabo ibyo babona ku mbuga hehe hose, kandi rimwe na rimwe bibatari ibya nyabyo, ari byo abantu bigira kugira ngo bagaragare, cyangwa se bari no kwamamaza ibintu byabo, wewe utaramenya ibyo ari byo. Ugasanga hari ibyo bita za economic pressure, ugasanga benshi ntibahembwa, nta kazi bafite, ugasanga bafite ibibazo mu by'ubukungu. Ibyo byose nyine bikajya ku mitwe yabo, bikabatera ikibazo gikomeye cyane. Abenshi bakumva bihebye, nubwo baba bafite abantu babakikije, ariko bakumva bameze nk'ari bonyine, kandi babana n'abantu umunsi ku munsi, ariko bakumva bameze nk'ari bonyine. Buriya nanone kubura ibitotsi, gukoresha ibiyobyabwenge, igitutu wenda cy'amasomo, amakimbirane bari mu muryango hagati wenda y'ababyeyi, ndetse n'ibibazo byinshi bikomeye bigiye byugarije isi, bigira uruhare mu guteza ihungabana mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Kuko abantu ntibaremewe guhora bariho babayeho mu gitutu gihoraho, ariko ubu ngubu muri iki gihe byabaye nk'ibisanzwe, aho usanga umuntu ari gukorera munsi ya pressure nini cyane. Ibi kandi bikaba bigira ingaruka zitari nziza cyane ku buzima bw'umuntu, uko yaba ameze kose, aho yava akagera kose. None hakaba kunze kubaho ikibazo cy'ikiziga ndetse n'iceceke, aho usanga nubwo indwara zo mu mutwe zikunze kugaragara, abantu benshi bagira ubwoba bwo kuzivugaho. Kenshi society ikababwira ati komera, ati senga kurushaho, ati cyangwa se bireke bigushiremo. Aya magambo acikikesha abababara, ku buryo ugeraho ngaho kumva nawe ubwawe ufite ipfunwe, bigatuma urekeraho ngaho kwaka ubufasha, bigatuma ukomezamo indani muri wowe
bikurwaniramo nawe wigeze waka ubufasha. Gusa guceceka ntabwo ari biriho kugira ngo bikurinde, nta nubwo byakurinda ahubwo birakwangiza cyane, kandi kwiha akato bishobora kukwica gake gake nubwo wowe utapfa kumenya ngo byagenze bite. Gusa mu buzima bwawe uri kugenda ugira ikintu ubura. Gusa hakabaye n'uburyo wabyirinda, wabyivuramo, ndetse n'uburyo ushobora guhabwamo ubufasha kuri iki kibazo waba ufite. Inkuru nziza ni uko nyine iki kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe cyakirindwa, kuko nyine gukira bihera ku gakorwa gato cyane, bigahera nko kuba wagirana ibiganiro n'inshuti yawe wizera, umwe mu banyamuryango wawe cyangwa se umwe mu bajyanama b'ubuzima babigize umwuga. Bishobora gutabara ubuzima bwa benshi. Bashobora kugufasha mu bijyanye na terapi, bakakuganiriza ndetse bakaba banakuvura mu buryo bwa kiganga. Nanone uko witwara mu buzima bwa buri munsi nabyo birakonta, aho usanga nyine ukwiye kujya uryama igihe kigenwe, ukajya ugerageza ugakora no mu myitozo ngororamubiri, ukarya n'ibiryo biri ku kigero gipimye, ukagabanya uburyo ukoresha ibiyobyabwenge birimo nyine bino by'inzoga n'itabi. Nimba wakoreshaga imbuga nkoranyambaga ku kigero kiri hejuru ukagabanya, ukagerageza nyine utuntu ukora twagukangura mu bwonko, uburyo wongera ukagaruka ku murongo mu gihe gito cyane. Kuko nyine ubufasha bwa community ni ubunyembaraga cyane, kandi gusaba ubufasha ntabwo ari ubunyembaraga nkeya, ahubwo ni umurava wagize wo kureba uburyo wakikura muri icyo kibazo waje kujya nawe utiteye, byatewe nyine n'ibyo wagiye unyuramo nk'uko twagiye tubibona. Bishobora guturuka ku madepression wagize, kuri trauma se wenda, ndetse no mu bundi buzima wanyuzemo utabasha guhita wikuramo nyine muri ako kanya. Gusa gake gake ibyo bintu bikaba byakuvamo, kandi umenya ko kugira kino kibazo ntabwo ari ugutsindwa kuri wowe, kandi ukamenya ko nimba uri kunyura muri bino bibazo ntabwo uri umunyantege nke, kandi menya ko utari wenyine, hari abantu bakuri inyuma kugira ngo bazagufashe. Kandi nanone nawe nimba uzi ko hari undi muntu ufite ikibazo nk'iki ngiki, ubera umwana mwiza, umubera imfura, ntukamuha akato ngo kuko hari ibibazo afite runaka, kuko ntabwo uzi urugamba bari kurwana mu bwonko bwabo uburyo rumeze n'uburyo rukomeyemo. Rero icyo ukwiye kumenya, ubwonko bushobora guhura n'ibibazo bitandukanye kandi bibi cyane, ariko nanone hari amahirwe y'uko nyine wakira ukaba wamera neza. Rero urugamba rujyanye n'ubuzima bwo mu mutwe rworoha igihe utarurwanya wenyine, ahubwo ukarusangiza na bagenzi bawe, bakagufasha, bakaba bakujya n'inama, ndetse bakaba banakomora ibyo bikomere byose wagize cyangwa wahuye nabyo. Niba rero nawe hari uzi uri kunyura muri bino bihe, cyangwa se nawe uri kubinyuramo, gerageza ubyikuremo hakiri kare bitarakubaho bibi cyane, kandi nimba hari n'uwuzi nawe mufashe kugira ngo abyikuremo, yongere agaruke mu buzima busanzwe amere neza. Niba utarakora subscribe YouTube channel yanyu Shafi Entertainment, banza ukore subscribe, ubundi ibindi bintu by'ubwenge uzajya ubibonera ku gihe kandi bimeze neza nk'uko murambikubwira rwose utaracikanwa. Kora subscribe niba utarayikora, ubundi turi kumwe n'ubutaha, ibintu byose nakagaruka.